nicyo gisobanuro wamuha iki kintu wahunze izina? Igisobanuro ntabwo cyabura, igisobanuro ntabwo cyabura kuko umuntu iyo ahunze ntabwo ahunga adafite ikimwirukaho. narahunze abantu batugirira nabi, batwica, batuziza uko twaremwe, uko twisanze, mbese muri make. Katujyana ne asigaye kunanga kubona Sinzita amagambo yasobanura
nzaribeshya. Kongo yacu ni nziza cyane, Kongo yacu turagukunda, Kongo yacu tuzaguharanira, umwe nzaribeshya ntazayitunyaga. Kongo yacu ni nziza cyane, Kongo yacu turagukunda, Kongo yacu tuzaguharanira, umwe
cyacu tucyubake bushya bana b'iwacu nimuhumure Kongo yacu n'ukuri ifite intwari mureke dusenyere umugozi umwe twese ivangura ry'amoko turyirengagize igihugu cyacu tucyubake bushya Kongo yacu ni nziza cyane Kongo yacu turagukunda Kongo yacu tuzaguharanira umwanzi aribeshya ntazayitunyaga Kongo yacu ni nziza cyane Kongo yacu turagukunda Kongo yacu tuzaguharanira umwanzi aribeshya ntazayitunyaga Muvanye n'ingofero barazambaye maze dusenga Imana kandi muraba muhagaraye mwese mu cyubahiro cyo guha Imana turahagarara twese kandi dusenga Imana Data wa twese ugira neza kandi ukiranuka uri mu ijuru turagushimiye cyane muri iki gitondo cy'uyu munsi tugushimiye ko wabanye n'ubugingo bwacu waturindiye mu mpande zose zitandukanye tukaba tukiriho nubwo turi mu kibazo ariko Mana yacu twebwe tukiri mu biganza byawe turagushimiye izina ryawe rihabwe icyubahiro kuko wabanye natwe mu minsi yose tumaze turiho ariko n'uyu munsi ukomeza kubana natwe kandi udufashe muri iki gikorwa kugira ngo twe guheranwa n'agahinda ahubwo Mana yacu tukurangamire uri mu bwami bwo mu ijuru kandi twitegure kugaruka kwawe uduhe n'iterambere mu by'uyu mubiri kugira ngo tubashe kubaho neza ibyo byose turabigusabye kandi twizeye kuzabidukorera tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen muri iki gikorwa cyacu cyo kwibuka abatutsi b'abanyekongo bazize uko bavutse bakorewe ubwicanyi ndengakamere mu bice bitandukanye ndagira ngo rero muri aka kanya nsabe buri wese uri aha ngaha kongera kujya ejuru maze dufate umunota umwe tuzirikane abo bene wacu abo bavandimwe abo izo nshuti zacu bazize uko bavutse bazize uko baremwe reka nsabe rero buri wese uri aha ngaha ahaguruke maze dufate umunota umwe wo kubibuka murakoze cyane reka rero muri aka kanya twakire Makuza uhagarariye umuryango w'abakongomani aha ngaha maze atugezeho ijambo ry'ikaze umwanya n'ubu uyu mwanya tugezemo ni umwanya wo kwakira abantu bose bari aha ngaha waba umukongomani uri hano uzanywe n'iki gikorwa cyo kwibuka abacu bazize uko bari bazize uko baremwe rero uyu mwanya tugezemo nangwa se iki gikorwa tugezemo dutangiye ni icyacu twese ni icyacu cyo kwibuka abacu bazize uko baremwe ariko mbere ya byose turabanza kugira ngo twakirane ndabanza gushimira abantu bitabiriye igikorwa bakaba bageze hano kare ngashimira abaraye aha ngaha ku gikorwa cyo kwibuka abacu bazize uko baremwe bavandimwe rero muri aha ngaha muhawe ikaze kandi mwicare mutuje mugire no kwihangana
tukaba rero tugeze no mu mwanya wo kwakira abantu baduhagarariye hano muri iyi nkambi, abakozi batwitaho uko bukeye n'uko bwije. Turabakiriye, tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Rero tutibagiwe no kugira ngo tubamenyeshe kandi tunabasabe uko mwitabiriye kuza kudufata mu mugongo, mwicare rwose mutuje, mubona ko namwe uyu mwanya nta nubwo ari uyu mwanya gusa, ko muri kumwe n'abakongomani bari kwibuka ababo, abakongomani bazize uko baremwe. Ni ukuvuga ko namwe muri kumwe natwe igihe cyose, ntabwo navuga ngo ni umunsi gusa, oya, ni igihe cyose muri kumwe natwe, igihe cyose kuva tunabahungiyeho mukatwitaho. Nizera ntashidikanya yuko mudufasha, mubyitayeho, mudufasha nk'abavandimwe, mudufasha nk'inshuti, kandi mwarabitweretse, mwarabitugaragarije. Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya rero tudatinze tukaba twakiriye na perezida w'inkambi. Perezida w'inkambi, turakwakiriye, tuguhaye ikaze, Imana iguhe umugisha. Rero hatinze, igikorwa kirakomeje, kandi igikorwa uko twacyitabiriye turagikora nk'uko twacyitabiriye, turagikora nk'icyacu, ntabwo turi bugikore kaho atari icyacu. Uraha wese ni ukuvuga ngo iki gikorwa kigize icye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Baje kwifatanya natwe muri iki gikorwa, turamushimiye cyane. Wegere hafi bawutugezeho. Mwiriwe mwese. Mwiriwe nawe. Mwiriwe mwese. Mwiriwe nawe. Amazina yanjye Nyirabyo Jenoside, yaraje kwifatanya nawe. Umuvugo twibuke jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Kongo. Twibuka abacu bicwa bazira uko baremwe, bicwa impfu nyinshi z'agashinyaguro ariko gutabwa mu misarani. Abari n'abategarugori bicwa bikabije, byagera ku bahungu n'abagabo bakicwa by'agashinyaguro. Ndibuka umumama w'abana babiri bita Grace, bamwishe bikabije, bamwishe bibabaje, bamwishe biteye agahinda. Bamwishe bamukurura imisatsi, bamukurira ibyamfura mbi, ibyo ntibyabanyuze, bashyizwe bamutaye mu musarani. Ndibuka Rwagasirita barashe, Girishomu na Gatiyoni baburiwe irengero, babatwaranye n'inka zabo. Ndibuka uko bicaga ababyeyi babateruyemo abana, abakobwa bafashwe ku ngufu karahava, ibibondo biboga biboroga. Ndibuka umusaza w'umukongomani, disi we yasize kubaburira abatutsi bicwa buri munsi bazira inyokotuzi. Kongo wari nziza, utuwe n'abeza, utatse n'ibyiza, gusa usigaranye imfubyi n'amatongo. Abari twifuza kuzakugarukamo, kuko inkamba atari ibyiza twayiboneyemo agahinda n'amarira. Bakuru bacu babaye ibyomanzi, abahungu banze kwiga bishwe n'itabi, abakobwa sinakubwira, dore inda zitateganyijwe, mbega agahinda n'amarira duteje ababyeyi. Habaye igitutsi iwacu, mutekereje kuja iwacu, kuza ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko Imana yo kabyara, duha marayika murinzi uduhagarariye, iyicarubozo ridasanzwe, hahandi abantu bapfa ukagirana amasazi, ukoma. Marayika murinzi atuyemo, ahagarika amaraso ameneka bazira ururimi, barahunze baziramo. Kabuka iyicarubozo ryabereye Nkamira, Mutende, iwacu Kongo n'Indengakamere, ibibondo biratemwa, abakambwe sinakubwira, byagera ku bakecuru n'ubwo urubyiruko bagatema nk'abatema amasaka. Umwana yaza amusanga akamusanganiza umuhoro, yaza amusekera akamusereza urusasu. Yemwe mureke tubacire ku mayange, dutaye umuco dutaye amateka.
ababyeyi bariganyira iwacu ese bibaye ngombwa ko dusubira iwacu twasiga abana kubera bavuga barurangiza badasize n'ibibondo bivuka ahari menya twaracumuye kurusha abandi yemwe mureke tuvuge tudasangiza abandi ijambo twabaye igitutsi iwacu yari umusozi nyiranzego kuze tuzongera dusubire. mu buhunzi imyaka myinshi cyane. Reka rero muri aka kanya twakire ufite ubuhamya yiteguye kutugezaho umwanya n'ubu. Umuntu wateguye kutugezaho ubuhamya reka tumuhe akanya. Murakoze. Ubuhamya ntabwo ari ikintu umuntu yishakamo, ahubwo ubuhamya umuntu aha abaturage cyangwa se abantu bahuye n'ibibazo n'ibyo twabonye n'amaso yacu. Ntawe ubyiga ku ishuri, kandi gutanga ubuhamya ntabwo ari ibintu by'umunezero, ahubwo ni ukwereka urubyiruko ingorane twahuye nazo ngo bazazirwanye, nibabona abantu beza bazabafasha kubirwanya. Nibuka 94 abantu bari hano b'abasaza ubwoko bw'abatutsi muri Kongo, twari dufite ikibazo cyo uwaba umwana yarize. Hari abana benshi bahabwa amaburuse bakajya kwiga Kinshasa, bakiga Isangani, bakiga Ibumbashi, bakiga Bukavu cyane. Muribuka ko za kaminuza zabaga mu nzira ntara zindi. Ariko abatutsi ubundi twari tumenyereye ko twangwa n'abantu bamwe tuvukana abavandimwe, ndetse n'igihugu cyane twari duturanye cy'u Rwanda. Muribuka abantu bo muri Sud Kivu, ka guverineri aho yari afite ubutaka nta mututsi banyuragamo, guverineri wa banki y'u Rwanda. Muribuka abari muri Nord Kivu ahari famu ya perezida w'iki gihugu, kwanyura umututsi wari urubanza. Muribuka 94 haje indege z'abafaransa zije kurasa ingotanyi, ariko izo ndege zanyuraga iyo aborozi bari n'abanyeshuri iyo biga, bemeza ko zigiye kuzica minsi ya vuba ari abatutsi. Muri icyo gihe tubona abafaransa bambuka baca Bukavu, kuko inzira yambukiraga Gisenyi ntibyari bishoboka, FPR yari yahafashe. Muribuka abo twabanaga muri Side ndetse no muri Noro cyane muri ya misozi ko twahuye n'akaga gakomeye. Ariko ibyo nibuka abanguye imbere cyangwa baguye inyuma yanjye. Rimwe nari kumwe n'abasore bagera ku 8 tuvuye Bukavu, ariko twagendaga mu modoka dufite inkoni zacu. Ariko buri gihe duhuye n'abanyarwanda bemeza ko ari abanyarwanda, ari abatutsi, tutari abanyarwanda kandi tutari n'abakongomani. Badutangiriye ntibari bafite imbunda. Mba ndi kumwe n'umusore witwa Banzi, ndagira ngo abantu b'iwacu nimuvuga we yari umuhutu ariko tureshya. Noneho bangubise n'inkoni bakoresheje byari ibiti by'ikawa, njye nari mfite inkoni y'urusaza. Nkingiye uwo mugabo abona ko nkingirishije inkoni imwe, angamira indi, niko bavugaga kera, anderera indi. Bamukubise waravuga ati nimungubite ntabwo ndi umututsi. Barongera baramukubita ko ambaye inkoni zituma nitabara. Imbere yanjye haguye umuhungu w'abacensha, no hirya hagwa n'abandi. Ndagenda nkigera imbere ngize ngo nitabaza ingabo, ibyago twahuye nabyo mpura na komanda bitaga Pasi. Uwo Pasi muhamagaye twari tuziranye neza cyane, yakoraga i Bukavu, abantu bo muri Side baramuzi. Amenyesha ko nta mututsi gifite agaciro muri Kongo, kandi ambwira abatari birukiye ko ari busangwe mu ngo zabo. Nuko ngiye kumva numva mu basango bapfuye Rumbisi, numva mu bakurimba bapfuye Kavumu, numva abantu bapfuye Ishanjo, twese ntawasezeraga ku mubyeyi. Izo nizo twabonye n'amaso yacu. Twagendaga ndabona bamwe bari hano, hari abantu baje kuko najyaga i Bukavu bambaye inka zabo zigera mu 10. Amafaranga y'inka zabo bambaye ndayaza, nyaho umukecuru wanjye ko atayashoboraga wenda kwamburirwa mu nzira, asanga mu matongo y'abakaguriro bahunze badasezerewe. Ndabivuga abantu bari ubwo n'ubuhamya nabonye n'amaso. Ariko ibindi nabonye ndi umwana, ubwicanyi n'ubwo bwaherewe icyo gihe. Ariko kuva muri 64 batumenyeshaga ko umututsi agomba kwica ngo umwami Kigeli akazaza abatutsi batabaho muri Kongo. Kandi muri ibyo bihe byose twanyuzemo, turashimira Imana yo mu ijuru
ko FPR yatwakiriye turashimira Imana yo mu ijuru ko twabonye umutabazi kuko muri icyo gihe n'umusirikare wabaga Bukavu ari Ajida umwe nabivuga abasaza hano barabizi buhamya bwacu yari Ruhigira ari Ajida ariko bavugaga ko ari umwami w'abatutsi ariko abonye byakomeye indarama zambutse nawe ntitwamwiye kumubona birarangira ubuhamya bwacu bari ubwo kurira tutagira uwo turirira ariko turashima Imana wabonaga yambutse umupaka wa Rusizi cyangwa wa Gisenyi yariruhutse agakicara akamara n'iminsi 2 umutima utarasubira mu nda kandi ibyo byakomeje n'ubu turacyahamagara igitondo n'ikigoroba abana bacu biciwe mu mazu yabo no mu mihanda bagenda rero nuko tutagira isimwe itunde ariko turashimira cyane leta y'u Rwanda yatwakiriye abana bacu bakiga nk'abandi bana abagore bacu bakambara nk'abandi badamu abagabo bakenyera nk'abandi bagabo mu Rwanda twabaye abantu iyo Mana tugomba kwishima yatumye u Rwanda ari ubuyobozi bwakira impunzi z'abakongomani mwabasore bacu mwabari aho ubuhamya tubaha rero n'ubu nuko tugomba gusaba Imana ngo isi nayo yumve ko twaremwe nk'abandi bantu mu gihe Kongo yo n'uyu munsi bazi ko Umututsi we atari umuntu mbega ugomba kurenganurwa cyangwa agahabwa uburenganzira bwo kubaho kwe ndagira ngo ubuhamya bwanjye navugaga kuva 1994 ubundi buhamya ubwo navugaga bwo muri Kongo ubwo twabonye butuwera umwijima ariko turatabagwa n'ubwankamira kamera bishe turi ya mbere maze muri icyo gitondo imihanda yose tugiye tubona ikirere cyabaye umukara wagenda abantu baruzi ugasanga byarangiye kuko bari mu mazu y'amashitingi nuko tugeze muri ayo mazu buri muntu akagera wumva adashaka kubaho ndabivuga abantu bakuru hano barabizi wumva nawe udashaka kubaho ngo nababisha abantu nawe upfe ikintu kigoranye ni ukubona abantu bapfuye utagira bagufasha ngo babatabare ariko icyo gihe turashima Imana yo mu ijuru n'ubundi ngabo z'inkotanyi zaradutabaye zirahagera zirunamura icumu abasigaye babona uko bava hagati y'abapfuye muribuka ko bageraga ku ishitingi bakarisatagura aho yari amaze ngo baracurugi nuko bagatema abantu bakarangiza inzu yose bakayirangiza abacitse ku icumu bari hano barabizi ubwicanyi bukorerwa bene wacu n'uyu munsi bugikomeye amahanga birebera igihe kizagera Imana izayiboneza kuko bafite ubwo bushobozi rero si uyu munsi wacu si wo kwishima ahubwo ni wo kwibuka urungano rwanjye abari bangana n'ababyeyi banjye abitwa ba Rutekere murabazi waguye arahira ati sinzajya mu Rwanda si iwacu bamara bakamusanga mu nkaze bakamutemagura n'abana ntabwo bwari ubushake ngo nazitera ubutaka bwe ntazati inkaye bazamwicira mu bye yazize zirakarengana mwese buri muntu wahabwa umwanya ngo avuge ndabizi muzi abantu baguye mu mugezi wa Mweso hagati y'Amasisi na Rucuro hagati y'umugezi wa Rufu uri hagati ya Warikare na Rucuro abantu bakuru bari hano bazi abarohamye muri kiyaga cya Kirori muri 1984 haguye ababyeyi bacu bategura urungano bategura uko bangana abo bantu rero igihe kizagera ngo tubibwire abana bacu abo bantu baguye Umudende abaguye Nkamira abaguye Mweso abaguye ku mugezi witwa Ruzira abo bantu bose n'imiryango yacu itandukanye muzirikane ko muzahibuka igihe igihugu cyanyu muzakibona kandi igihe kizagera mwishiramo icyizere ubutabera buzaboneka maze abakongomani dutahe murakoze rero abaje kudufata mu mugongo Imana ibamugisha bw'ibyo yanyuzemo bitandukanye bibi ngira ngo abafite imyaka yisumbuyeho twese tubifiteho amakuru usibye wenda abavutse nyuma y'iyo myaka ariko ibyo bavuze twese tubifiteho amakuru ni inzira ikomeye twaciyemo ndetse n'abaheruka guhunga vuba nabo bahuye n'izindi ngorane zitandukanye ubuhamya bwo ni bwinshi hari undi muntu rero nawe witeguye nawe kutugezaho ubuhamya reka nawe tumuha akanya njye uhagaze banyitangira Rukundo Rukuzaleya akaba ndi umukongomanikazi wavukiye muri
provinsi ya Nord Kivu muri teritwari ya Masisi. Mbere ya byose tubanze gushimira Imana yakomeje kubana natwe. Turashimira cyane leta y'u Rwanda yabashije kutwakira kuri ubutaka bw'u Rwanda ubwo twamenyeshwaga twirukanka tumeze nabi, babungabunze umutekano wacu. Imana ibahe umugisha. Turashimira HCR yakomeje kubungabunga nanone imibereho yacu ya buri munsi. Imana ibahe umugisha, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bo muri iyi nkambi hakomeje kurondora. Imana ibahe umugisha. Tubabajwe cyane no kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane nge ndavuga ku bagiye vuba ahangaha, ku bishwe mu myaka nk'ibiri ishize, kuko maze umwaka umwe muri iki gihugu. Ariko ndabanziriza ku mubyeyi wanjye, kuko nari mfite igikomere cyane. Guhera 1997 wabashiye kwicwa n'abacengezi interahamwe, wari warahungiye muri iki gihugu, bamwicira ahantu bita mu Kinigi. Nta n'ukuguru twabonye ngo tubashe kugushyingura. Icyo ni igikomere nababwiraga nge nari nsanzwe mfite. Ndibuka bene wacu bapfuye bazira uko bavutse, baguye hariya muri teritwari ya Masisi ariho mvuka. Ndibuka umugabo w'umujinyo bishe ahantu mu Bwiza, abakongomani murabizi baje vuba, n'abandi mwaba mwarabibonye ku YouTube, baciye igikanu bakakirambika uruhande rw'ihimbira y'agashinyaguro. Ndibuka umugabo ukiri muto yiciye haruguru ya Rubaya ahantu bita kuri Mushwa, umuhungu w'Abasabihira yasize abana 6 azira uko yavutse. Yamaze 3 ku musozi, yarabuze abamushyingura, bamushyingura ari ukwikiza ikinuko. Ibyo bintu byadukoze ahantu. Ndibuka umuvandimwe nanone wacu yari kumwe n'abagenzi be, umugabo w'umuhanga bitaga Eugene, wapfuye azira uko yavutse, avuye ahantu bita Imahanga, bamutsinda za Kaniro hamwe n'ahari ya Rubaya, ni naho nari ntuye. Yari kumwe n'abagenzi be, yari kumwe n'uwitwa Jimmy, nawe n'umuhungu w'Abasabihira, bamwishe urupfu rw'agashinyaguro, ndetse bamuca bimwe mu bigize imyanya y'umubiri. Benshi barabibonye. Ndibuka umwana w'umukobwa n'umuvandimwe wanjye, umukobwa w'Abagera Grace, bishe urw'agashinyaguro. Umwana bamwicisha isuti yari yambaye, bamuvana iwabo Ishangi aho yari yishe, bamwicira ahantu hitwa kuri Peti, bamuroha mu musarani. Ndibuka abana b'abasore i Burungu Kabaragasha, umwana witwa Janvier twakundaga kumwita Kibando, na mwene nyina bici aho ngaho bari bahungiye ahantu kuri monastere, barabica abo baragiye. Ndibuka undi mugabo aho ngaho Kabaragasha twamwitaga Papa Kibe, nawe bamwiciye mu Rwampundu azira uko yavutse, azira ubututsi. Ndibuka abasore ni babyara banje, bahungu b'Abahumuro, Bugegene ndetse n'Agakombe ari akunturo, nabo bazize uko bavutse. Nta nubwo byashiriye aho, abitwaga abayobozi bacu nk'abadepite bapanze gahunda yo gutwika amazu y'abatutsi,
kandi bapfuye mu mwaka wa 2023 ni benshi cyane. Abo bose mbabwiye uretse papa wanje, abo bose bapfuye ejo bundi twasize bamaze kubica, kandi na n'ubu ngubu baracyabica. Rero mu by'ukuri reka nsoze nongera gushimira abayobozi bacu, Imana ibahe imigisha, mujye mukomeza kutwitaho no kuduhumuriza. Murakoze. Ubuhamya bw'inzira y'umusaraba, bw'inzira ndende baciyemo kugira ngo bagere aha ngaha, batwibutsa namwe mu mateka y'ubwicanyi buremereye, ubwicanyi ndengakamere bukorerwa abatutsi b'abakongomani bo muri Kongo. Natwe tubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, tukanabyumva aho bafata umuntu bakamwica, bakamugira isosi y'umutsima kandi ari umuntu nkabo, bakamurisha ibyo kurya. Burya ibyo bintu ntibigaragaza ko umututsi muri Kongo cyangwa se abicanyi bo muri Kongo nta mbabazi, nta gaciro baduha. Ibyo bavuze rero tubashimire, dusaba ko abantu nabo hirya no hino ku isi, umuryango mpuzamahanga wamenya ko natwe turi abantu, maze natwe tugahabwa agaciro kadukwiriye. Akanya rero tugezemo nako kwakira abiteguye kutugezaho indirimbo. Umwanya ntuwawe. Ko nawe twagiriye nabi, ko twari icyo batuzizaga, twibuka ubutibagirwa ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, duharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu, twibuka ubutibagirwa ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, duharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu. Abiciwe Monasiteri, Mukoto, Kamina, Nkamira, Gatumba, Mudende, mu nkambi, ntiduteze kubibagirwa, tuzababera umutari nubwo mwasinze icyuho kinini, kandi Imana yo mu ijuru ibahiruko ridashira. Twibuka ubutibagirwa ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, duharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu, twibuka ubutibagirwa ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, duharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu, twibuka ubutibagirwa ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, duharanira ubutabera no gutaha mu gihugu cyacu. Turashima leta y'u Rwanda yaduhaye ubuhungiro, ikaturindira umutekano, tukaba tubaho nta muntu utwirukankaho, tukaba dutuje. Ariko dusaba ko abadukoreye ubu bwicanyi nk'uko insanganyamatsiko ivuga,
bagezwa imbere y'ubutabera ndetse natwe tugafashwa kugira ngo tuzasubire mu gihugu cyacu. Aka kanya tugezemo rero hari abaduteguriye umukino, ndagira ngo mbahe akanya bawutugezeho. Muraho neza, natwe nk'abantu tugiye kubanyurizaho umukino, twabateguriye umukino ugira uti intumva ihunika umuruho. Muri buze kubonamo abantu bagiye batandukanye, natwe twagize uruhare mu kugira ngo iki gikorwa kigerweho. Rero tutabatindiye mwakurikirana umukino. bashaka kubamaraho. Mana warengera ubwoko bwawe, rengera ubwoko bwawe, sinzi icyo yasize umututsi. Ngaho reba ntibanyuzwe, baje mu Rwanda baratsemba, ntibanyuzwe bajya mu Burundi Gatumba naho nuko. Mana we bashaka kudushaka n'iwacu muri Kongo batsembe, umututsi ngaveho ku isi tu. Sinzi icyo umututsi yakoze, sinzi icyo yabaririye. Mana we tabara ubwoko bwawe, ntawiremye ngo yigire uko ari. Imana niyo yaturemye. Sinzi icyo abana b'abantu bagira ngo yakoze iki yazi iki. Mana rengera ubwoko bwawe. Mana ndagusabye basi uzumva isengesho ryacu. Warumva gusenga kwacu, turagusaba. Niko umututsi yakoze, niko umututsi yakoze. Niko yaba yarakoze uburyo yirwa ahantu hose. Mu Rwanda muri Nkamira baratsinda, imudende bageze hose barabamara. Ariko Mana niko twaba twarakoze basi tugihindura. Turara turira amanywa nayo nuko. Ababyeyi babuze igisubizo, amahanga tuyakuriyemo, ariko tuzanasaziramo niko bavuga. Ariko Mana ni ikihe gitambo batanze kugira ngo natwe tugitange basi tugire amahoro. Mana we amahanga turayarambiwe, amahanga turayarambiwe cyane. Mana turagusabye basi gira icyo udufasha, ngo nta kindi bashaka ni ukugira ngo umututsi aveho. Mana we umututsi ageze baramuhiga, ntawe kibasha kugira ngo agire amahoro, ntawe agize ngo arahungiye naho ngo baramushaka. Rizariza ubu nawe urabona uri gutera irega.
mwebwe gahunda ihari niyo kubamaraho bigatumba ngo mu Burundi ngo monasteri ngo mudende niho byatangira tugomba kubamaraho kuko ariyo ntego yacu ngo twarabishe iwanyu muri Kongo ngo muhungire u Rwanda niho amateka yatangiriye cyane ko tuhazi kurusha n'ahandi hose noneho twakoreye ubwicanyi twebwe barya imitima cyane ko amahirwe dufite hari n'amakuru dufite ngo babegereje ku Kagera ni ukugeramo ducurikamo urusorongo ku buryo noneho nta mahirwe ya mbere yabonetse yo gushyingura imirambo mu cyubahiro atazaboneka ku yindi nshuro none muri iri zariza gahunda ihari niyo gutsembaho umututsi akavaho agasigara ari amateka ko umututsi yabayeho ku buryo umwana azajya avuka akumva afite amatsiko yo kumenya uko mwasaga ibyo umbwira birandya mu matwi ngo ibyo umbwira ni ubupfapfa icyo no hinduka ntacyo uramenya niba utaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya ko umuntu ari nk'undi ngo umuntu ari nk'undi kimwe nawe ntacyo uramenya niba utaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya ko umuntu ari nk'undi dore urabica bigacika muri rubanda ubabwira ko ubwoko bwawe buruta ubw'abandi uracyajijiriwe nimwita mu bwoko n'igihugu agahitamo indoro n'indeshyo mwaretse tukaba umwe mukareka kuryana hari umuntu udakosa ninde mwari uri aha ngaha wari umwere hari icyo wagize ngo ubu uku nguku n'icyo watanze ngo umere uko nguko umeze ngo ni umukanaka undi ni umukanaka nawe twabaye umwe tugasenyera umugozi umwe tukareka kuryana ko ntacyo bimaze abashyize hamwe Imana irabasanga reka iyo muryana munitera umuvumo tubumwe ndazirika Imana ko nisaze ku gasozi kanjye nyine nagiye kirengera umubyeyi wanjye baramumaze gucura none nisanze njyenyine ariko se Mana twe dutuye ku gasozi turi benshi none turasigaye njyenyine se Mana kubera ko wacu njyenyine ateka nkagenda ayiga Mana ntabara none nisanze umusisi njyenyine
ariko mana shapara ariko shantara dusigaye twonyine nahise kutakiriho none watariho ariko mana we dusigaye twenyine mana ntituzibagirwa abacu bazize uko baremwe dore amajoro yuje imiborogo babahiga ubunyamaswa babishyurwa agashinyaguro babicishije imihoro bamenya amaraso menshi basiga imfubyi n'abapfakazi batuzizaga iki ko nawe twagiye nabi badusigiye intimba batwikira abo twakundaga basize ngo nuko ari abatutsi aho iwacu muri Kongo turibuka imfura z'iwacu batsembeye imudende nk'umunasiteri ubwo babicaga badatoranya abasaza abasore n'abakecuru impinja babicishije imihoro bamenya amaraso menshi basiga imfubyi n'abapfakazi batuzizaga iki ko ntawe twagiriye nawe badusigiye intimba batwikira abo twakundaga basize ngo nuko ari abatutsi aho iwacu muri Kongo ko tuva amaraso amwe mwakaretse icyo dupfana kikaruta icyo dupfa kino twabategure nta ngaha urangiriye murakoze cyane
murakoze cyane urubyiruko akanya tugezemo hari undi muntu waduteguriye umuvugo turagira ngo tumuhe akanya nawe atambuke aho tugeze undi muntu ufite umuvugo impamvu gutera iteka guhora umpoteza uhora unyibutsa ko iwacu atari ino ibyo ndabizi iwacu si ino kandi iwacu si impazi erega njye nahunze ndi igitambambuga uwahunze ari igitambambuga ntakimenya abantu kandi uwahunze ari bisi ntakimenya abantu uhunze ubu ndi kure cyane ku musozi muremure cyane umanutse gato ni ikiyaga kigari cyane kure cyane aho bita imahanga aho naho nzahiriza akabisi n'agahiye ese ubundi abo badutera abajya ibyacu n'abacu batuje tukabana tukavuga rumwe maze bambe tukagera ikirenge nk'iki Rwanda nk'uko nabo babigenje dore i Rwanda ubu ngubu bose babaye bamwe natwe batuje tukabakongomani nta mutu nta mututsi nta mutwa uzibaye babikunda maze nanjye ngataha maze nkava kuri aka gasi nkagira gakondo ngiye ubuhunzi ndaburanduye erega ni kera tekereza aho navukiye nkaba magingo ya nkiri ahangaha mfite ubwoba zimburagihe imyaka bafite n'ibyo bajya ntibijyanye kandi disi kera bari batunze bafite byose ntawe basabiriza ariko ubu ngubu tariki 10 bamaze kuziyakira kuko iyo zirenze barahungabana zarenga gato cyane maze ugasanga ubuzima burahagaze ubuhunzi we maze ku isomero badutumye ibyangombwa nyarukira kuri kaga kari iteka gahora kanyibutsa ko ndi impunzi maze tugeze ku isomero turiho twerekana imyaka na bagenzi banjye nsanga koko ko hari aho ntandukaniye n'umunyarwanda kuko umunyarwanda hari idarapo naho gihari ikindanga nk'impunzi maze ntaha n'agahinda kuko numvaga koko ko hari aho ntandukaniye n'umunyarwanda dufatanye twese yiriwe mwese ibira byose mbanje kubashimira amahoro y'Imana nabane namwe kuri aha ngaha turaba twese duhuriye aha ngaha tuje kwibuka abacu bazize uko bari twabuze ingeri zose zitandukanye hari abasore hari abakecuru ingeri zose twarazibuze hari aho utekereza kwibuka ukabura n'umwe wibuka bikakubera uruhurirane rw'abantu benshi ukabura aho uhera mureke tube hamwe tubibuke nibuke ndendekende bagenzi kumva n'ibibazo bindenze umwijima ukaba nkanze imbere ese aho nabanjye baje muri uyu mwijima nibura mbona herukaga kera shenge njya hondi ndababona kandi mbabonera rimwe mwese ese ko mwancikiye rimwe mwese mwamutekerejeho mwase muraje kindi kaze shenge urukumbuzi rwari rwose ese dawe ese mawe ko mwancikiye rimwe mwese kwiheba kuhaganza umutima wanjye aho ndi nkumva ndi njyenyine nkifuza kubabona nibura rimwe ngo mubaze impamvu mwansize njyenyine hobe dawe hobe mawe hobe bavandimwe banjye hobe bagenzi banjye ese burya ni amahoro nanjye ni amahoro ibyishimo ni byose kuko nongeye kubabona nari ndambiwe kubaho njyenyine yo gahinda we ese burya narotaga bajya mbabona bose ariko shenga inzozi zigira nabi ni ngabo burakeye ndibuze abanjye nari mbonye imbabuze bose umutima usubiye bubisi akababara kaganje umutima ese intimba mporana izashira ryari ese harya ngo ndibuka nibuke ndendekende shenge nibuka abo babyeyi nabuze abavandimwe nabuze umuryango nabuze abaturanyi nabuze ndi nibuke ndekende ko mwazize kimwe mwese ko mwishwe n'abo banzi bo gatsindwa ko mwishwe rumwe mwese utaratwitswe yaratemye utararashwe yaroshwe mu mazi icyo tuzira ngo ni ako kuboko katwokamye gatuma duhigwa bunyamaswa twishwa agashinyaguro njyewe bose ndibuka ntibagirwa sinibaga aho mwaguye kandi sinibagiye icyo mwazize ko natwe nicyo tukizira tuba duheze mu ruhirahiro nkabatagira iyo bataha sinibagiye icyatumye nitwa imfubyi kandi sinibagiye icyatumye nitwa imburamumaro sinibagiye icyatumye mpera imahanga kandi sinibagiye icyatumye mpora mu mwijima ukabamurikiraga bamezwe bunguri ibyo byose ndibuka ntibagirwa
harya ngo turazira uko turi, ngo turazira kuko gatsindwa gatuma duhigwa amanywa nijoro, duhigishwa amafuni n'ipanga. Ese koko iherezo ryo guhigwa ni irihe? Abantu turapfa ubutitsa tuzira uko turi, tuzira iyo sura, tuzira iyo ndemo, amaraso akameneka nk'amazi, mariti zikaba nk'umusenyi wo ku nyanja, aho abantu tubabwa bunyamaswa. Njye Imana imbaye kure, nakayibajije icyo nzira nyakuri, apana kuba nitwa izina umututsi. Dutoteza uko bwije n'uko bukeye, amaraso ameneka buri uko bashaka, twe twaremewe kubabara. Bwira turira bugake turira, twitwa imfubyi buri munsi, tukitwa abapfakazi buri munsi, ngayo niyo mahoro yacu. Ariko hagati aho baribesha rwose, kuko ntawe umara koko. Icyo mu Rwanda ngo ni ukudutsemba burundu. Oya, ibyo ntibishoboka rwose, kuko iyo duhanze duhora hafi. Ntizaturwanira by'ukuri, ntikirinze abasigaye, nireba mwagize imfubyi, nireba mwapfakaje, nireba mwahekuye, iyo niyo dukesha byose. Subiye inyuma gatoya, nibura reka mfukame kugira mu nyumve. Ndata kuvuga siba mbatakambira, bwira ntakamba bugacya ntakamba, ndatabaza nkabura utabara, kandi bandi baba bose nkabura ukoma. Ariko hagati aho reka nsaba ayo mahanga yo gahora hanze, nahangara abo badahangarwa, bahangura ubwo buhanga bwo guhungura ubundi bwoko, ngo ntibwongere kuba ukundi. Ayo mahanga azira kubera narokora bataratsembwa, bamwe mu bari ahangaha batumikira andi mahanga, bige kutotezwa n'ubwicanyi ndengakamere bukorerwa abatutsi bo muri Kongo. Bamwe mu bari ahangaha reka mbihera intazo, mu ntahirize andi mahanga mabwira uti ndabatashya cyane, n'amasolusiyo yose yo kumva imvaho nshya nyamukuru, ko niryo humekero ryacu. Sinsoze sinasezera, sinozwe ndi umutoza, sinsezeye ndasubitswe ndakumwe n'anakiri w'abanjye, nzasubukura twongeye, yaruse gusa n'uw'isi yifuza, uzira kugomwa no kugoma, utitiriza Imana ngo imukure ishyanga wonda wose uba ry'izuba. Ndasaba nsabira abanjye kuva ishyanga, yari umusizi utari umusizi utari n'umusazi, usanze abakunze basigira ibyo asanganywe, usiga bagasigara basiganuza. Witonze Angelique hamwe na mugenzi wanjye Umugabekazi Anita. Tuya muri village 14, ariko shaka gutangaho umuhamya bukeya bw'iwacu Murenge. Mu byo twahuye nabyo tuzira uko twaremwe. Sibi inyuma gatoya, ndashimira leta y'u Rwanda yatwakiriye, twaje duhunga tumeneshwa mu byacu, dusiga dutaye ibyacu ku misozi, twatwitwiwe amazu yahiye, ariko tuza duhunga. Tugeze hano mu Rwanda, u Rwanda ruratwakira, ubu turidagaduye, ubu turasinzira, abana bacu baguwe neza, abadamu bacu baguwe neza. Kuri ubwo rero ntitwareka gushimira leta y'u Rwanda yatwakiriye, tukaba dusinzira, tukaba twoga amazi meza, tukaba tumerewe neza, dusa n'abandi natwe. Ibyo leta sinareka kwishimira, Imana izayimugisha kandi izahoreho. Rero tudatinze mu magambo, nshaka kuvuga bukeya mu bintu twahuye nabyo. I Murenge twazize uko twaremwe, yuko turi abatutsi, icyo nicyo tuzira. Igitutsi badutuka ngo ni mapuwa marefu, ngo bari wa mapuwa marefu, nicyo kirango, niko baturanga, ngo ni wa mapuwa marefu. Kandi nzi ko nta muntu wiremeye izuru wenyine, Imana yaremye umuntu niyibizi, ariko tukazira uko twaremwe. Bukeya ndatinze, ndavuga abantu bacu bazize akarengane. Habaye intambara yatangiye 2017, nibwo twatangiye kwitwa, ariko bigeze ejo bundi biba iby'indengakamere birarenga. Habayeho Minembwe, abadamu, ibaze ko umudamu atagira ikibazo, ibaze ko umudamu adafata imbunda ngo aje ku rugamba, ariko abadamu baje gushakira abana babo
ibiryo bajya gukura imyumbati ahantu bita ku Kivumu, bahawe inzira n'abasirikare ba leta. Ibaze leta ihaye abadamu inzira, ariko bagezeyo basanga babapangiye abamayimayi, babategera mu mirima bagiye gushakira abana ibiryo, baricwa. Abo badamu bose barishwe kugeza aho babakorera n'ibindi bya mfurabi, babaca amabere. Ibyo muzaje kuri YouTube muzabibona. Byabaye hehe? Byabaye Murenge. Kibyarekeye aho ngaho, mwabonye abasirikare, umusirikare witangiye igihugu arara hanze ijoro n'amanywa mu mvura, ariko byarenzweho. Koloneli Kaminzobe baramwishe ngo reka bajye inyama z'umututsi ngo bumve uko zimera. Ibyo byarabaye. Habaye, mwabonye ba Kabongo ejo bundi nta mezi atandatu arashira, Kabongo apfuye, yaguye ahagoma, yazize yuko ari umututsi. Rero titwavuga iby'Umurenge ngo tubimare. Ibyabaye Umurenge nibyo biri kubera ni Masisi. Turi kuzira iki? Turi kuzira yuko turi abatutsi. Ariko ndasaba abantu bose batwumva, abafite ubushobozi baturenganura, hamwe na leta iducumbikiye y'u Rwanda yadufashe neza, ubu ngubu idukamiye. Kuri ubwo ni ukuri nta karengane, abatuvuganira natwe tukamera nk'abandi bakongomani. Ndatinze mu magambo, murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Ahantu ahariho hose mu nce zitandukanye zo muri Kongo, nta muntu witwa umututsi ufite amahoro cyangwa se ufite umutekano, ahubwo barahigwa. Reka muri aka kanya twakire abadufitiye indirimbo baduteguriye maze bayitugezeho. Umwanya Nira ubutabera no guta tubera abandi urumuri, itabaza rya sundira ikazime, umwijima uve mu nzira twahisemo kunyuramo. Ibyifuzo biryana ayi kuba utariho, iyo ntero ntereye n'indi uyumva, ndatera nkiyumva aho ndikirikiriza, kubwo guhezwa ishyanga kandi mfite gakondo, ndibuka intimba ikanyuzura kubw'uyu muzingo nzinguye. Iyi nkuru y'ubwoko irandya, umutima ukajya guturika, intimba nkayitaho ikaramu, kicara nkandika ibyifuzo, bityo bikarangira mu nyandiko. Mana niba ujya ntabara, ibi byifuzo bishira igorora, ndahuka intimba ntunze ku mutima, ndebe ko naba nk'abandi nanjye nkagira gakondo, nkava muri ngo y'uburetwa ubuzima bugoye kurya rimwe ku munsi, bigatuma nibuka iwacu inka ziri mu rwuri, abasaza bataramye abana bakiri isakuza. Uhibuka yibuka atibagiwe, ubu dore bamwe bagizwe incika, abandi bagizwe intabwa ku ngovu z'amateka z'abishwe bazira uko baremwe. Tukaba dukumbagiye mu nkambi woshya amasaka yanitse, muze dushire hamwe. Muze dushire hamwe, duharanire ubutabera no guta tubera abandi urumuri, itabaza rya sundira ikazime, umwijima uve mu nzira twahisemo kunyuramo. Turibuka amajoro y'amaraso, amanywa yuje imiborogo, impundu zabo imbindukizwa amacumu, ntawita mu bwoko n'igihugu. Turibuka biciwe monasteri, Mbuga Ngari, Nkamira, Mudende, Nkungu ndetse na Gatumba i Burundi. Njye bimaze kundenga, ese mawe, ese dawe, ibyo mbyita igikombe nabigikomeye. Ayo imitwe iruka ku gasozi amazi agakurwamo n'ibisiga, imyanya y'ibanga itandukanywa na nyirayo. Njye bimaze kundenga, mani unyumva ntabara, tuvanye muri iyi ngo y'imbi, turagora twagira gakondo. Muze dushire hamwe, muze dushire hamwe, duharanire ubutabera no guta tubera abandi urumuri, itabaza rya sundira ikazime, umwijima uve mu nzira twahisemo kunyuramo. mbese mvuga iki ko mbona birenze urugero, bibwirane ndeke nde. Success is not permanent and failure is not final. Never stop working after success. I never stop trying after failure. Success is not lucky. It's a game of patience, persistence, perspiration, and hard work. If you want better life, you must pass through bitter life. And I love to listen the lies
when I know the truth. If you want to grow as a man, leave a home, live alone, away from your relatives. Take a risk and hostile like a refugee who is an orphan. And negative people are always against you, very sadness. You feel they enjoy it. And every happiness you enjoy, they feel sad. Day by day, what you choose, what you think, and what you do, who is you become. Surround yourself with people who teach you. Nobody in this world does not have determined line of life. When life starting and ending a place. Nta muntu umwe muri iyi si utagira umurongo w'ubuzima, aho ubuzima butangirira ndetse n'aho busorezwa. Kandi iteka utazi kuzinukwa uhora ubabaye. Ishyanga seza namba, amahanga arahanda. Akimana kazi imvura isa n'ibwira uzatahe, ntaheza nk'iwanyu. Mandela Kagari Eric. Muze dushire hamwe duharanire ubutabera no guta tubera abantu urumuri itabaza ryacu ntirikazime umwijima uve mu nzira twahisemo kunyuramo. Muze dushire hamwe duharanire ubutabera no guta tubera abantu urumuri itabaza ryacu ntirikazime umwijima uve mu nzira twahisemo kunyuramo. Komisiyo yo kwibuka abakongomani bazize uko bavutse, bazize uko baremwe, atugezeho ijambo yaduteguriye. Umwanya n'uwe. Bamwe bavandimwe mbanje kubasuhuza. Nje uvugana namwe nitwa Mutijima William. Uyu munsi duteraniye hano kwibuka ku nshuro ya 20. Kwibuka abavandimwe bacu b'abatutsi b'abakongomani biciwe mu bihugu bitandukanye bazira uko Imana yabaremye. Ahafite amateka yihariye twavuga naha hakurikira. Mu gihugu cyacu cya Kongo, monastère ya Mukoto, Masisi, Nord Kivu, muri Uvira na Katanga ni Kinshasa. Mu Rwanda ni mu nkambi ya Nkamira ndetse na Mudende mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Mu Burundi ni Bujumbura mu nkambi ya Gatumba. Insanganyamatsiko y'uyu munsi muri uyu mwaka wa 2024 iragira iti twibuke duharanira ubutabera n'ihagarikwa ry'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abatutsi iwacu muri Kongo. Kubera iki twibuka kugira ngo dushyire hamwe amajwi yacu nk'abarokotse ubwicanyi bwadukorewe, kugira ngo ntituzongere cyangwa se ntidukomeze kwicwa urusorongo. Duharanire ubutabera bwacu kugira ngo abakoze ubwicanyi bagezwe imbere y'ubutabera. Dusigasire amateka yacu kugira ngo ntibikongere kubaho ukundi. Dukore ubuvugizi bw'abacu biciwe Imudende, Nkamira n'ahandi hose nagiye mvuga kugira ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Duharanire uburenganzira bwacu no gutaha mu gihugu cyacu cya Kongo. Impunzi z'abatutsi bo mu bwoko bw'abakongomani zibarizwa hano mu Rwanda. Ubu mu Rwanda honyine habarizwa impunzi zisaga 90,000 zikomoka mu gihugu cya Kongo. Mu nkambi babarizwamo hano mu Rwanda ni inkambi 6 arizo izi zikurikira. Hari inkambi ya Mahama iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, inkambi ya Kiziba iherereye mu ntara y'Iburengerazuba, inkambi ya Nyabiheke iherereye mu ntara y'Iburasirazuba, inkambi ya Kigeme iherereye mu ntara y'Amajyepfo, inkambi ya Mugombwa nayo iherereye mu ntara y'Amajyepfo, inkambi
ya Nkamira iherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Muri izi nkambi mvuze haruguru zose 90% nabo mu bwoko bw'abatutsi baturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Amateka y'ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyekongo, ubu bwicanyi bufitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, dore ko ubu bwicanyi bwakunze kugaragara cyangwa se kuboneka mu bihugu byo mu biyaga bigari. Ubu bwicanyi n'ubundi bukaba bwarakozwe n'abantu cyangwa se n'abajenosideri bari bakomotse hano mu Rwanda, basize bahekuye u Rwanda, jenoside bayikomereza muri Kongo mu gihugu cyacu. Umugambi wo gutsemba abatutsi n'ubundi ukomerezaho, ukozwe n'interahamwe n'ingabo za ex-FAR zahoze ari za Habyarimana. Kuva mu 1964 kugeza mu 1994 iwacu muri Kongo habaye intambara ya Kanyarwanda, abantu barohwa mu mazi, mu nzuzi, mu biyaga hirya no hino, baricwa zari imbere mu gihugu zizira ubwoko bwabo. Mu kwezi kwa gatandatu no kwa munani n'ukwezi kwa 12 mu 1997 mu nkambi ya Mudende na Nkamira hano mu Rwanda nibwo aba genocidaire n'ubundi bakoze bihishe, baza bitwikirije n'ubundi batikiza imbaga y'abatutsi b'abakongomani bari muri izo nkambi zombi. Mu 1998 Ikamina, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbujimayi n'ahandi henshi batsembye abatutsi b'abakongomani ndetse n'abari bari muri Ruferina ya Ntosho Igoma. Mu kwezi kwa munane mu 2004 mu Burundi abanyamurenge biciwe mu nkambi ya Gatumba bazira uko basaga, bazira uko Imana yabaremye. Kugeza uyu munsi twibuka ubwicanyi bukomeje mu gihugu cyacu cya Kongo. Leta ya Kongo ikomeje gushyiraho imitwe nka Wazalendo ifatanije na FDLR na FRDC ndetse n'abacanshuro Wagner Group, Blackwater ndetse n'ingabo zikomoka mu bihugu bya SADC kugira ngo zishyigikire leta ya Kongo n'interahamwe umugambi wo gukomeza gutsemba abatutsi muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Kubera aya mateka tugomba gushyira hamwe twibuka ubwicanyi kandi bugikomeza, twamagana iyi jenoside ikorerwa abatutsi b'abakongomani. Ntitwakwirengagiza uruhare rwa leta ya Kongo muri ubu bwicanyi kuko nta n'ikintu na kimwe yigeze igaragaza kubuhagarika uretse kubushyigikira. Abana bacu barasabwa kumenya impamvu turi mu nkambi mu buzima tumazemo imyaka isaga 28. Mu buzima tudakwiriye ubuzima budakwiriye ikiremwa muntu, aho umuntu abeshwaho n'intica ntikize. Z'ibyatubayeho bigatuma duhunga kuko nibo dutezeho igisubizo. Tugomba kubigisha ubuzima barimo ko aribo bazabutuvanamo. Bityo dusabwa gukora neza kandi basabwa gukora neza bakamenya yuko ikizatuvana hano ari imbaraga z'urubyiruko kandi bakagira imyifatire myiza kugira ngo nibasubira mu gihugu cyabo cya Kongo bazarangwe n'imico myiza na discipline. Twibuke abacu naho biciwe. Uyu munsi turibuka abiciwe Imirangi muri Bwito, Curo, Ingungu muri Masisi, Mukoto Monastère muri Masisi, Imudende na Nkamira mu Rwanda, muri Ruferina ya Ntosho Igoma, Kamina, Kinshasa, Lubumbashi,
Kisangani n'ahandi hose muri Kongo. Igatumba mu Burundi tariki 16 na 14 mu kwezi kwa 8 2004, Ikarehe, Bibogobogo, Bukavu muri Kongo matariki 25 na 29 z'ukwezi kwa 8 2024. Inturo Masisi Kongo muri 2023 n'abandi benshi bicwa n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR bafatanije n'indi mitwe y'abacanshuro n'ingabo za SADC. Abafite uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi b'abakongomani, kumenya abantu batwiciye abavandimwe nacyo ni ikindi ikibazo dukwiye gukurikirana kugira ngo tumenye aho baherereye bashyikirizwe ubutabera. Hakwiye ubuvugizi n'uruhare rwa buri wese kugira ngo abagize uruhare bamenyekane kandi bashyikirizwe inzego z'ubutabera. Icyo dusaba umuryango wacu w'impunzi n'abavandimwe, kudaheranwa n'agahinda, ahubwo tukibuka ariko tudacika intege, twibuke tujya mbere, dutegure ejo hazaza. Kwibuka abavandimwe bacu tuzirikana indangagaciro zabo kandi twihesha agaciro. Twibuke ariko tuzirikana abacu ko tubarimo umwenda wo kusa ikivi badusigiye. Twibuke tuzirikana ko gakondo yacu ari muri Kongo kandi tubitoze abana bacu. Icyo dusaba abaje kudufata mu mugongo n'amahanga muri rusange, turasaba abaducumbikiye bafatanije na HCR gusaba leta ya Kongo na leta y'u Rwanda gushyiraho uburyo bwo gucyura impunzi. Turasaba UN ndetse na leta z'akarere k'ibiyaga bigari gushyiraho uburyo bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo, cyane cyane muri Nord Kivu na Sud Kivu mu karere dukomokamo. Turashimira leta y'u Rwanda yaducumbikiye igihe cyose tumaze hano mu Rwanda, kuba yaraduhaye umutekano mu myaka 28 yose turi hano ku butaka bwayo. Turashimira umuryango mpuzamahanga utwitaho umunsi ku wundi HCR. Turashimira n'abashyitsi baje kudufata mu mugongo kuri iyi nshuro ya 20. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Kutugezaho ndizera ntashidikanya ko abari ahangaha twese twarikurikiye, ririmo ibyo twifuza, ririmo ibyo dusaba, ririmo amateka y'ibyo twanyuzemo, ahantu hatandukanye hagiye habera ubwicanyi ndengakamere, abantu bagapfa bazira uko bavutse, abantu bagapfa bazira uko baremwe, abantu bakicwa mu buryo bukomeye. Rero ndagira ngo buri wese uyu munsi ikiba cyaduteranije aba ari kugira ngo tutazabyibagirwa, tukibwira ko twagezeyo, hari aho twavuye, twifuza kuzasubirayo kugira ngo natwe tugire gakondo, tugire ubwenegihugu bwacu bwuzuye. Reka rero muri aka kanya twakire umuyobozi uhagarariye HCR banyakubahwa bavandimwe b'abanyakongo, mukomere. Uyu munsi mu nshuro ya 24 mwibuka abanyu abacu bazize urupfu rudasobanutse, urupfu ndengakamere kandi bitari bikwiye. Iri ni isomo rya buri muntu
kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho, bwo kubana n'umuryango we, bwo kuba mube, ariko ntabwo ariko byagenze. Turasaba rero ko imbaraga ziba zishyirwa imbaraga zigomba gushyirwa cyane cyane mu gushyiraho umutekano mu gihugu aho mukomoka, kugira ngo buri muntu yibone ari iwe nk'igisubizo cya mbere kirambye cy'umuntu uwo ari we wese. Mu bisubizo bitatu biba bihari by'impunzi, ariko icyo ngicyo nicyo kiba gifite imbaraga. Turasaba kandi ko habaho ubutabera kugira ngo abakora ibikorwa nk'ibyo begerezwe ubutabera, ndetse tugasaba n'abanyakongo kwiyubaka. Iyo mwibuka mugomba kwibuka mwiyubaka. Niba hari abanyeshuri bakiga bagatekereza ku muco wabo, amahirwe bafite aho ariho hose aho bari, bakiyubaka bakareka guta umuco wabo, kuko iyo uri mu bibazo nk'ibi, uri impunzi, warangiza noneho ukiyandarika cyangwa se ntutekereze ngo ukore inshingano zawe nk'uko zimeze, hakaba hari amahirwe ukayibuza, burya ntabwo uba ufasha bagenzi bawe kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Imana ibafashe kugira ngo mukomere, kandi hazaboneke n'ubushobozi kugira ngo hazaboneke umutekano, kugira ngo musubire iwanyu amahoro. Murakoze kuduha ijambo ry'ihumure no kuduhumuriza muri iki gihe gikomeye turimo. Reka nawe tumushimire cyane tubikuye ku mutima ko yemeye kuza kwifatanya natwe kugira ngo dukomeze twibuke abacu bazize uko baremwe. Reka twakire irindi tsinda rigiye kutugezaho indirimbo. Turi hafi no kugera ku musozo w'igikorwa cyacu turi gukorera hano. Reka twakire rero indirimbo baduteguriye. Umwanya kibaye myinshi twibuka abacu bazize uko baremwe, babishe batarobanuye umukire cyangwa umukene, ibitamambuga ndetse n'abakambwe, b'abasore beza n'inkumi, amajigija n'ibikwerere, ikizira n'umututsi rero i Rwanda n'i Burundi n'iwacu muri Kongo n'amahoro twigeze tuhabwa, twabuba umuntu tubagwa bunyamaswa, kandi tutariremye n'amahoro twigeze tuhabwa, twabuba umuntu tubagwa bunyamaswa, kandi tutariremye. Byarabayeho turatotezwa, imivu y'amaraso iratemba, ntitwari tuzi ko hazaboneka n'umuro
birokoka ariko birashoboka turarimba n'amahoro duhabwa twabu umuntu tubagabu nyamaswa kandi tutariremye n'amahoro duhabwa twabu umuntu tubagabu nyamaswa kandi tutariremye n'amahoro duhabwa twabu umuntu tubagabu nyamaswa kandi tutariremye kugira ngo tubafate mu mugongo. Murabizi iyo umuntu abana n'undi aramwumva akamenya n'amakuru. Ubwo rero mwatumenyesheje nk'abakozi, mutumenyesha yuko mwibuka uyu munsi. Twari dufite akazi kenshi ariko twakomeje kuganira, bamwe basigaye mu kazi ariko abandi twaje kubafata mu mugongo. Mukomere. Iyo umuntu yumvise ubuhamya no mu kanya bawutegejejeho, n'agahinda abakongomani bagize n'ubwicanyi ku ndengakamere, ku buryo natwe ubwacu nk'abantu mubana umunsi ku munsi tugira agahinda iyo mutubwiye ibyababayeho. Kwibuka murabizi ni uburenganzira bwa buri muntu wese. Kuva kera abantu bibukaga babo bagiye, namwe rero nibyo mwakoze uyu munsi. Turababwira nanone mukomere ariko nanone nk'uko babivuze kare bakomeza kubivuga, ntiduheranwe agahinda, ahubwo ukomeze kwihangana ntabwo byoroshye, ariko ku bushobozi bw'Imana birashoboka. Nk'uko rero nabibabwiye, abakozi bakora mu nkambi ntabwo bahwema kubasabira icyiza. Buri gihe cyose tubasabira ubuzima bwiza, tukabasabira n'amahoro aho muri hano mu nkambi ya Mahama. Nagira ngo rero buri wese nk'uko dusanzwe dukora mu za nama dukora buri gihe, nagira ngo nongere nibutse yuko mutagomba guheranwa n'agahinda, ahubwo mu bufasha tubaha uzajye batera inkunga yo kubaho, kuko natwe ntabwo twicaye, ibyo dukora byose ni ukugira ngo yewe n'ako gahinda muse nk'abashyira ku ruhande, ahubwo murebe ejo hazaza, tutibagiye kwibuka abacu. Nagira ngo cyane sabe urubyiruko rwanatwirimbiye neza amagambo atwibutsa akababaro, ariko nagira ngo by'umwihariko mbasabe nk'uko tubibabwira iyo turi kumwe mu kazi gasanzwe, nagira ngo mbasabe kureba ejo hazaza cyane. Ni mwebwe rubyiruko, ni mwebwe muzasindagiza ababyeyi banyu, cyane ndashaka kuvuga
mu byerekeranye n'imyigire yanyu. Nshaka kuvuga ntimukarangare, mujye mumenya kwiga kugira ngo munasubiye no mu gihugu cyanyu muzagire impamba mutahana. Ni ngombwa rero tuzaba twibutsa mu kazi gasanzwe no mu mashuri, tuzaba twibutsa gutekereza ejo hanyu heza n'ejo heza y'imiryango yanyu. Maze rero amagambo yavuzwe twumvise mu mateka, ubuhamya, indirimbo n'umukino, byose byatugeze ku mutima kandi turasenga tubasengera ibyifuzo muhora mutubwira yuko mwifuza gusura iwanyu rwose, natwe nicyo tubasabira. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde, ibaha umugisha w'Imana n'Imana. Murakoze cyane uyu mukozi dukorana umunsi ku wundi udusoreje iki gikorwa. Reka nk'uko twatangiye dutangiza isengesho, n'ubundi twese duhaguruke maze uwadusengeye dutangira yongere adusengere maze dusoze. Data wa twese, nanone twongeye kugaruka imbere yawe tugushimira ubuntu bwawe. Twakwishyize mu maboko no mu biganza, tukuragiza uyu mwanya wose turi bumara aha ngaha, kuri buduhagarikire, wabidukoreye. Turashoje iki gikorwa cyo kwibuka bene wacu, uturinde guheranwa n'agahinda, uduhe kureba ahazaza heza hacu, kandi uzaduhe n'amasaziro meza, uzaduhe gukomeza kukuzirikana ko ari wowe ushobora byose, kandi abigaragambya muri kiriya gihugu uzabaturishe, ubahe guceceka, babane neza n'abandi, maze Mana yacu natwe tuzabonereho gusubira mu gihugu cyacu. Ubu rero turashoje, turatandukanye, ubane n'abashyitsi batugendereye, ubane natwe twese twateranye, uduhe kukugira nyambere muri byose, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze cyane.